reka musomere urwandiko murari dusenge mukanya tujye gusenga arabanga icyambere umwami wa Shuri yagiye mu Bamoni arabica amaze kubica atemagura n'Imana yabo arayitwika urumva ari Imana izagukiza amaboko ye kabiri amanutse mama wabo yarabishe amaze kubica atemagura n'Imana zabo nazagira ute ibyo hamya bitafatika bitafatika we murahari haleluya icyaye tamukutura 21 muza turebe he nimuze turebe imbere dutegereze iki iringira iki izakora iki izategeka izirukana izanesha Imana igeze ute haleluya sijya mfite so gifatika atamanuka ijana na 36 taratu rakangara kera bayiringiraga tuyifite na wundi murengezi twifuza uretseyo haleluya amen tamanuka we 207 wabatinyutse naza kurikira haleluya amen kuri kabira bangwa ntago nzacogozwa nsabugwa abantu bose basimbwira niba basagwa ate wabwoba we kasi igihamya gifatika haleluya amen tamara kwa 204 ibendera rya Yesu turasubaye turira manitse uyaraje aho yacu cyakabera bango ingabo za Satani zirakomeye ariko natwe dufite Yesu ntabwo zizaduhindura hepfo gatoya urabango nubwo intambara turusha twe gucoka impundu ziravuze ageze imwakira kunesha muri iri teraniro aramugambo ngewe simfite igihamya cy'ibyo Imana yakoze amen Yesu ashimwe amen muracyahari yemwe yo Edi donesto la hodesto me hole ho Shala wi elo belos Muka bundetse gato mukanya ndaje ni wi Mr. Edomefo ni Mr. Adome fonema anostas amen ndabushakira aho gati none murahari iyo Mana wiringiye yego izakumarira iki umva kandi se mvuga kinavuze gikomeye ndabushaka icyo yaratutseze cyane ntatuka Imana naza kuvuga Imana nabi tuzo ko badututse ko badututse bagadutukira n'Imana bakayivuga nabi ati Imana ko umuntu wayiringiye mumera nk'urubingo ya muri Egiputa rumwishitaho arambwira ati rero ababushake nakwihoreye vuba kare nakwihoreye wantutse ndakwihoreye umbwira Mamoni ndakwihoreye uvuga Mowabu ndakwihoreye ariko ukoze mu jisho ry'Imana aramubwira ati arabashaka kamana umusubize none wamwe ngo wageze mu Mamoni none kana nakwiruye barabica bamaze kubica ngo batemagura n'Imana zabo impamvu zo Mana bazitemagura nuko zakozwe n'amaboko y'abana b'abantu ariko Imana ntiyaremwe ahubwo irarema haleluya Imana yacu ntabwo yaremwe ahubwo igira ute ifite amaso igira ute ifite amatwi igize ute ifite amaguru igize ute ifite amatwi igize ute haleluya aramubwira ngo Imana twiringiye ntabwo igisaza ngo yitwaze iki
Haleluya. Amen. Ndaje mukado se. Nini nome fome wane stalado benema. Piwa wane manda. Neno meno pefo. Vuze bikimu. Ntirema ahubwo irarema. Aravuga ati wari kurungwanira ikiremwa. Irungwanira n'umurema. Yego. Ntabwo mfite. Amen. Ahita yandika urwandiko. Iki? Rwandiko. Ngiye kugira ahantu dusenga Imana. Tukayivuga neza. Tukayivuga Neza. ndumva ashaka kuva ku mbaraga z'Imana. Kuko umuntu zagezeho. Zagezeho. Yashize umuhinzi zakandika urwandiko. Umuhungu yaraje afite botike na kantine. Hari umucafu ariko mbone. Iza guhomba. Yaragomba. Ungazana Rwanda. Azana iki? Rwandiko. Cyabo barazizamukanye. Imana ifasha mwazizamukanye imbere y'Imana. Muri iri terambere. Ikibazo ntago ari ufite intege ntabwo mbe intege nke zawe. Uza kumara muri itano wiyoroshye wemerera Imana ikore ku buzima bwawe. Araza bamwe kubona umukozi w'Imana. Umaze guhomba, umaze kugira ute? Guhomba. None rero ubwo wahombye zarangiye wumva ngo narahombye ngira hahandi nabaga muri kantine madama aba mu kabotike utanzaga ko nabonye kantine niyo botike naratwaraga imyanda no mu mujyi wa Kigali iki mwasanze Imana mu buriki mwana wawe mwara isaza muri burana natwaraga imyanda gwari na 17 kugeza 2021 njya gukora ubukwe ntwara imyanda naretse gutwara imyanda muri 10 nashingiwemo ndina kureba heza bikampani baheza izana hano nduba niyo bita kopedi narayikoreye nindira Nyamirambo nibagize najya muri badugoze niba ari ntumbaze bari nambaraga imyanda nkwe mu bishinga kandi byo nkwe mu bishinga none usigaye mu bitama gakote tonde haleluya nahani biva Imana nakibuze zibuto y'ibyawahinda yakanda ukakira ubuzima Imana izibuto yawe ubuzima bwawe buri Imana izibuto yawe imibereho yawe iri Imana izibuto y'ubucuruzi bwawe buri yakanda ariko nava gusenga we nava gutwara imyanda saa sita zamanywa nkicisha utuze nkaya gusenga nkavugana nayo mwumvira mu buzima bwose muzabanira Imana neza uzayibera umuturage mwiza ubuzima bwose uzabamo wakora muri biro wakora muri leta wacuruza utacuruza uzabanira Imana neza uzayibanire neza uzayibera umuturanyi mwiza banavi cyangwa ubu ndafashijwe Neri Imana umuturanyi mwiza ntabwo izagukurira mwaho noneho arazamukana we agira ute arazamukana Imana we tujye kuba ku mbaraga z'Imana ahantu zamanukiye reka mabwira barukuru ahantu imbaraga z'Imana zamanukiye ntabwo icyacu njya kukunesha ahubwo icyaha cyawe urakinesha kandi mbibutse nta muhanga unesha icyaha kuko umuhanga nuza imbere y'Imana Imana ikamuha imbaraga zinesha icyaha umuhanga ubaho unesha icyaha umuhanga nuza imbere y'Imana Imana ikamuha imbaraga zinesha icyaha
murari utanywa inzoga se nuko ushona reka we wazisoma ahubwo nuko uzi imbere y'Imana ikaguha imbaraga zinesha kunywa inzoga. Haleluya. Utasambana nuko utasambana ahubwo nuko iyo twaje imbere y'Imana Imana iguha imbaraga zo kunesha ubusambanyi. Baba reka tuvuga ngaha utanze abaganiriza ko bana zaba ku mbaraga z'Imana. Umuhuraza mukavuga ati rero ndabona hano ushobora kuvuga wakodesha ukashobora ni musambira ni he maje bose kwari kwera zamukanye we arambira ndahandi na hantu bita kaje vuba kujya ntuza higiriya arazamuka n'umuhungu muzima arambira ati yakoze nzagufasha muteri mu California mfasha mbawe ngo gutwara ibintu kubimu ndamubwira ati rero ndumve musi namaga mfite zo gusubiza uzaze ejo ngusubize nawe ndamusubiza dayimoni kirakara ndamubwira ati uzaze ejo ngusubize uzaze mu gitondo ndamubwira ati muroko ngwino nkubwire ndumva nabitekerejeho nageze ute araza ndamubwira ati cara haryansubiriraho ndamubwira iki arambwira ati ndabona hano ushobora gukodesha ugahashobora ni musambira ndamubwira ati ahandi ni kaje ndamubwira ati ngo ni kaje ndamubwira umva si ijambo ndamubwira nari nahugutse numva na mwuka w'Imana turi kumwe ndamubwira ati rero namenya amakuru namenye iki amakuru ndamubwira ngo Imana yashobora kwishyura inzu musambira ni Kigali yaje kuba numva nayihe ashobora kwishyura inzu kaje vuba ni Kigali yashobora kugira ute kuyishyura ndamubwira ngo hose Imana iri gukorerayo. Haleluya. Kumbwira ngo iri gutanga abana iri no gukora ubukwe. Haleluya. Iri gukora ubukwe iri gutanga n'amazu hose iri kuhakora hose iri kuhagira ute hose iri iri gukiza abantu amahembe iri miranagamura Imana we iri kugamura iri gutanga guheka iri gutanga guheka iri gutanga n'abafiyanse mugisha we iri gutanga abafiyanse iri gutanga n'akazi we iri gutanga akazi we hose iri kuhakorera ndamubwira ngo hose Imana iriyo irakorera ifite umugisha wa mu majyaruguru wa muntu uzawe tumusanye ndamubwira ngo ijyana mu cyaro rero yareza iki ariko mbivuga umuntu yatugera yatoye ibiro bibiri by'umuceri n'amakara turasenga no kuvuga bivuga umuntu yatugera ibiro bibiri by'umuceri n'amakara turasenga no kuvuga ariko nivuga neza mu bibazo byose uzabamo uziga kuvuga Imana neza no mu kibazo uzayivuge neza ukemera abadayimoni basuzugura Imana nushaka Imana ikora ku buzima bwawe uzayivuge neza no mu kuyumva ariko Mana rero nubwo nguhamije Sesema no kuva mu mazi ariko uvuze neza imbere y'umunyamahanga uvuze neza ndamugata ariko nitara kubwira byari ariko nakuvuze neza nta imbaraga zawe nta imbaraga zawe none ubu nta kuntu wabigenza bivuga mu masaa 6 zamanga ndagenda nicarira mu mfite hari yako twumva
haleluya ndangije nari narasengeye umukobwa mu gihugu cya Iran murahari yari umutinganya yarabinyemerera ngo ndi umutinganya kabiri nitera bya bishinga gatatu nk'urumogi ko ndumva ndushye ndashaka imana ndoho arabinyibwirira icyazo nuko murushya imana ubundi imana yo ifite gano kugira abantu bayo neza arambwira ati none ubwo haleluya ariko wasengeye imana ikanduhura turasenga numva Uwiteka avuga n'intange hari Uwiteka avuga we arambwira ngo amwongerere ngo ni umwana wanjye mva se nyine numva se umuntu wawe wari umutinganya niki umwana wanjye ndakuba wemeye gusa nemeri kabiri imana nawe ngo mubwira ngo ngiye kumukorera ubukwe iki ubukwe ibintu biremereye ku muntu w'umutinganya ibintu duhanura kumva wagira ngo urasaze gatatu bari barafashe viza ye bayishyiramo tora ko nta namwe nkeneye gusohoka mu gihugu nta serivisi nimwemerewe kwaka muri leta ni wo kuba hanze turasenga numva imana ivuganye nanjye irambwira ngo mumbwirire ko muhaye ibyangombwa najya kuburana bizatabimuha icya mbere agiye kubona amahaviza kubwa imana masharika itabona umufiyanse w'umuzungu kandi barashingira gatanu aratwita gatanu ataza mu Rwanda umunsi nayivuze neza amamagara isaha isambu imana iri mu kazi aramamagara saa mbiri arambwira ngo naje ubundi ku kibuga iwabo b'indege hansambi wowe iki noneho ndege hansanga niyo watega moto cumi na bitanu yishyuye ariko turatubona turare iyo yaje ntabwo iraramutanga urumva kuba ku mbaraga z'Imana reka tubisubire arambwira tunahagaze muri rusange tuvuga bandaje banteze akamvimviri dakamoto kasuza icyuma kagiyeho shati Imana haleluya iki niko mana we ariko ndimo gisenga cyagiye saa sita nayo bwate ko mana ko nkore uko mfite 7,500 komeze muteke Imana nyibone umugira wasenga ibo soza gukora uko mfite 2,500 mbonye Imana kubwira gukora Imana yarambye muri mani kishimitazo uko ganzanzana ibyo uzararika ndabyanga batema ko batagira instansi menyuze Imana ndazandikisha 200 kaka we Karamye mu bantu nazaye 200 ngana abantu bayemvitazo 200 nta n'umwana werere nta n'wagize ute nta n'wagize ute yageze kuwa gatanu yagutira igitanda n'intebe ariko ndi gusenga ku cyakane ku mazi kimabwira imbabazi y'Imana haleluya ndi gusengera ku mazi ku cyakane hehe ku cyakane taruciye ku ariko haleluya haleluya kane ndi mu mazi Imana yavuganye nanjye iranga ngo mwana wanjye bikongera gusengera ubukwe nabukoza bwo sengera nyuma y'ubukwe sengera nyuma y'iki ubukwe mu munsi umwe irambwira ngo ubukwe nabukoze ugati nta gitanda afite ati nabukoze mwana wanjye nta ntebe nabukoze nta mafaranga afite nabukoze ko nta sheri haleluya nabukoze
nabo sengera nyuma y'icyo naribuza ngo narasenze imana mwe mukoreye ubukwe nawe ngo nta gitanda ngira nabukoze nta ntebe nabukoze nta sherengero nabukoze reka hari ubuzima umuntu abamo akaba kuba yatereta bikaba bitashoboka so watereta uri nkandi utwara imyanda ufite amafaranga yesu umwami waramuha umusaruro we nabaga mu nzu ya bitanu meze mute barakuguza imana tubonye muri gahunda aha inyuma tubonye imana iranga ngo nabukoze kandi n'ikimenye ubukwe bwawe nzabubyinamo nimwanda imana byinemo cyane nanjye nari umusore wirinze yanga ngo ukore buko mpeta mfunga umukanda kaza no kumanuka we Tonde mani umuntu yabudangiza kugira ngo kugira ngo yabikaze yabwira ngo nzabukora natura kumukanda nkonya ngafunga nkacenye zamu haleluya kwa gatanu ubukora uko gatandatu umuntu yamaye bitanu ntwere bitanu ndantwera bibiri ndarambwa ati groupe yacu abantu bose banze kwitanga cyakoze nari mfite 500 birindwi magana ngahe singaye n'amafaranga nari mfite ariko dufite yera dufite note ntabwo ari ingene imana ni ingene amen haleluya amen kwa gatanu mbona biranyube nawe ati 5 bizakora iki kandi ngiye mu rugo bari guturuka icyangugu papa yaje mutegeye yaje mutagira ngo wenda yampaye ngagakwano wa yaje mutegeye kugira ngo bigaragaze ko ari imana iri gukora mu kazi mama ndabona ko zose zagutegera mpanuka mu inzoga ngo nta kintu yaba ari kandi se nako kubye mu bya atarimo uzashaka ukuntu witegera ariko nari mfite imana ifite imana umuntu araza cinegere kakana we reka dusoreza aha mushike paparaza nandi atarika imana wizeye niyihe mfite ibihumbi 100 ndambwa ati nuko ntafite 100 nizeye imana kandi imana ifite amafaranga haleluya amen bangiye gutirigitana n'intebe mu mugarashe nubwo atishane ajya gutirigitana n'intebe atubagize nta kintu namuhishaka ari umurokore barokoreka mabwi nabwo ati tunarambagizanye ubwo yari twabure mu bitaro bya Mashiga mu bitaro bya he uranje niwo kukamanya ne pfuriko remera ruko twari mu bitaro bya Mashiga imana ngati nuri naza nabwo ati imana amugura umusheri wawe none se guteretanya mbirimo bitwarira imyanda muze nabwo ati imana mugiye ko ari umugore wanje saka ko tugiye guteretana iminsi mike twanze twimvanemo twimva guterana imitomo ubwo rero nuko namubonye sinye wahe bijyanye n'ubuhamya bijyanye n'imana gusa ni imana sha ubwo mbangiye gutirigitana n'intebe ndavuga ati she najya kubitira ati wagiye he ati najya gutirigitana n'intebe ati ngo najya gutirigitana n'intebe yewe ati subiramo gitana n'intebe ati iki gitana n'intebe arambwira ati ngewe ntubitira ndavuga ati ngiye kubitira arambwira ati niba agiye kubitira rero ntago nzakwanga ariko nzabana nawe iminsi yose tutishimye niba uzatira ibintu waza gutirira mu kwezi kumwe mu kwezi bamamagaye mama w'ikigali mfite mama w'ikigali Imana igira nge mfite mama w'ikigali namwe n'igiseke we tonde niwe cyangwa umuye igiseke ni w'ikigali wa hafi nyine w'icyangwa azajya kongeraho byakaze ariko ntuzaba no mu mwuka no mu mwuka mu rungenge muri kujya abantu mu kigali kujya abantu mu kigali banamugana bwati mama ati rero najya gutegekana nte barambwa ati warasaze imana nananirwa gukora bwati ho arambwa ati ramutse ikoze n'imana itanakoze n'imana tava era nk'isusa gikuswe n'izuba bandasabye mbere ndasabye ndataha kwa gatandatu ubukwe buragera ntimuze kumbaza nawe utaha
gatatu ubukwe buragera ariko ufite ubwoba bw'iki madamu ujya kumuzana nta fanta najyana niyo kizaba ubyinamo niyo kizagira nta fanta yajyanye agenda umugore nyine wese zisaba ubukwe imana bambwiye uko muri kunshaka hiye bya fanta muri kumaziritse imana ambwiye ko ugomba kuwushinga yagenzanye umugore abantu kuramo ntabure ntabwo nuza kurodinatara arambwira ati se ko nta fanta ze nta gata zihari arambwira ati mu muri imana irakora njye napfanye icyizere cy'uko iri kuki ushaka kwihakana imana mu kibazo abantu bihakana imana bageze mu bibazo nyirakuruza wabo n'umugore wa yobu n'umugore wande abantu bihakana imana bageze mu bibazo nyirakuruza wabo ni umugore wa yobu none nyirakuru wabo ni umugore wa yobu ko yihakanye imana bwa yobu arambwira ati ihakana utashaka yobu arambwira ati ariko niba yaduhaye ibyiza tukabibona ibi bije mu kiganza cyawe tuyihakane arambwira ati nzapfa nkihirinze sinzikura kubinyanga mugayo sawa umwuka wera urakoze tujye gusenga nkumurira ko sigara negereje kugira ngo baraza gutura turashyingirwa ubwo ndihuse tumaze gushyingirwa dutegereza ko batura turaheba tugiye kubaza amaturo muri iyi minsi byarahagaritswe urashaka iki kimara vuze kibuze kubyina n'umusinzi abyinira ku icupa none imana iraza kubyina nta fantazi nta gasiga sondesha haleluya imana ntabwo ari ihene umeze haleluya turashingiwe tumaze gushyingirwa barambwira ati gatuna fanta abiri nawe gatuma muri imana irakora ira reka mbabwize uko iyi mana ngiye narayibona ntabwo ariko nize kuyibona tuba tujya kwifotoza uko bafotoye ngo atari kose imana urambeshye bari kudufotora mera ntabwo ati birahindutse ntabwo turiye muri jaride tujya ku musozi twamera neza handi rugurira Nyamirambo tujya kwifotoza mera neza n'abandi nifotora cyangwa hari amafoto aryoshye umusozi w'imana shaka turi twatunuza twantuza none wowe uraburaye umunsi umwe urashaka imana nkayo gusa imana wayiburaze ikamubwe ku mbaraga z'imana kubita agapica semana ntago hari kubita agapica se kuyikimbira ngakana n'umugore wanjye tutajya gusaba kuri kubita agapica se mana urahari cyane kubita agapica se wite imeze bite numbe haje jambo muri ngewe haleluya jambo rwango aracyari iki yamwe na igiti cyato petala dobe bekota elobe la simanda dobe elobe wanema naho cyatemwe naho gatumire cyo gutaha imana yabikoze tugenda shamwe mu mafoto tubahe mbonye imana reka mbwira ko mbonye imana saba ko mufite ikibazo musore mufite ikibazo imana kiri mu kazi naho burya ya Isiraheli kabantu babakire babakire nta invitation bitumiye bakoranya ya Isiraheli kabakire rero bacukuye bari batwimira ibyuma ko nta note nta Niti bararika bajya ku mabanki bajya kubikura bajya kugira kubikura uzanye 300 uzanye 200 baba tumije cece kinini aho ngaka kanya baba tumije fanta ako kanya baba bazanye fanta ako kanya sunono za simbi barabizana ako kanya umugabo nako kanya ako imana ikora ako kanya ntago ari mu nzage nako kanya ngane wandiko gukira nako ka kubyara nako ka amen itoma narahageze nihuse yadusenga narahageze ngiye kubantu ngeze mu marembo yo mu cyaha hafi ari abantu muhazi no muziki urahari ntangira guseka ngo bitwenge biramfashe nazo biturutse mu bukwe bwanjye muri reception ariko nubundi kuva mbere ubwo bwanjye nta kibazo nari mfite
nanyuze ko manavuze ivuye nanjye se ngizabyina yewe njyewe nararenda vutara rwose ndanabyibuha zana amatayi n'amatama haleluya ugiye gusenga Yesu ashimwe ntangira guseka bandije ngiye kwambona imbere hari cyagato ntangira guseka mbona hari byafana ntangira guseka papa Imana cyubahiro n'umugisha nangije ngiye kubona mbona saburi nshya yahageze ibaze we ntihaje muri dote ntiyaza mu bukwe iza muri resebu aburaho gato mumye ndikora kakanya uzi cyatumye izana saburi nshya reka nze nkikubwira icyatumye yizana rero kugira ngo kubyina kw'Imana kugaragarira isi yose ntabwo azabikora mu rwihisho bitubwira mwibanga ariko ijya kubisohoza zabone iki bitunze kamera shaka madama barandirimbiye abagize uti Imana izabyina gute ni umupasiteri uzabyina ni umuhanuzi ubwo bwanjye bwarimo Imana n'umwuka abahanuzi bahanuye byari wagira ngo ni iteraniro niki bangiye mu ndimi rero kwanza bamvuze ku rw'ijuru sha bamwoze nanjye kwakura madamu barandirimba ati amajoro rero ni menshi cyane nzakumara umwari umukunzi wawe umukunzi ako kantu niko kariye hit kandi baruza ngo nzabyina he mpangira Imana icyo imeri cyo barurisha aba baragiye babishyize kuri zaburisha njyaza mu rugo nsoza gukora ukamfite 200 ngana madamu arambwira ati nta korogani batagusa madamu tutayizana bamwe mu gatanu yamuhereje arambwira ati ayo tarara